ikibazo kimwe nshaka kubaza ariko kiraza kuko offendinga mo gatoya reka nisegure. Hari icyo bitwaye uri free cyangwa wakwata ikibazo cyane? Nta kibazo. Menu umuceri. Shafi byavuzwe kenshi birenze rimwe. Bivugwa ko hari ukuntu urukundo rwawe ruba rwinshi rukarenga Arisi utureba ariko ukabushobora no kureba Dumba ukamureba kana ko mu jisho. Ngo nanze kuvuga amagambo mazina yabo. Ibyo bintu ukuri kwaje kwaba ari ukuhe? Hari amashusho yabo yasohotse amafoto asohoka uri kumwe n'umwe mu banyarwanda kazi babaga muri Amerika baje kuza mu Rwanda ho bita Eric Semuhungu Goregore. Bivuga ko mwigeze kugirana umubano wihariye. Shafi nibyo uri umutinganyi? Okay, none reka mbaze ibibazo bibiri. Shafu umwana w'umusiramu n'aba bana. Musa uransubiza ubabere kandi nabanje kwisemura. N'aba bana shafu umwana w'umusiramu n'aba bana. Ntacyo. Ikibazo cya mbere. Yes sir. Semungu si umuntu wese bamonanye mu ifoto bivuze ko nyine aba ari umutinganyi cyangwa oya akunda abagabo? Oya ntabwo ari byo ariko impamvu ndagusobanurira impamvu byagenze uko nuko nawe mu kumubaza kuko twaramubajije nko mu mwaka ushize natekereza ibintu harabyumvishe. Eric yakubisaga twenga risetsa ntiyahakana ko ari umubano nyuma za kuvuga ngo ni umubano usanzwe ariko agaseko ke kadusize muri kese. Urumva? Oya. Ariko none ibyo Shafi ibyo ngibyo bigaterwa no kuva twakumenya nk'umusore wakunzwe n'abakobwa benshi kuva wasohora akabanga. Ndibuka abana bo muri Ottawa abana twari duturanye muri Ottawa bateruye ingute bazikubita ibicu batuye umuntu nuwahe ko dusaze ariko Shafi kugeza amasaha ntatugaragariza umukobwa mukundana. Christopher nguwe impande yawe muri video nk'itabaga. Urumva so kubana ibi bintu iyo muri video ndi kuririmba indirimbo nkoresha abajama muri video. Reka kuvanga akazi n'ubuzima bwawe. Bamara nkoresha umuvixen n'umujama. Oya. Okay, ngaho dushirireho umuco musabi dushirireho umuco hanyuma dukomezanye na album y'Umusanze. Ngewe ukuntu nteye I think ndeba abantu mu buryo buri human form, ntago ndeba imyumvire, imyemerere, preference n'ibiki. Nje nkunda abantu muri in general. So ariko tukaba dufite ikibazo cy'uko nyine urungano rugari dukorera umuziki nyine hari ukuntu bashimishwa no gupushinga amagenda atariyo. Yego. Dore ko ngewe kuba naratangiriye umuziki muri diaspora nari hano mu Rwanda abantu benshi nyine ntago bari banzi, so byari byoroshye gucreate nyine ibintu by'inkuru bidafatika kugira ngo bagire ikintu nyine bansanisha nacyo, you know. Nta kindi kibiri muri ibyo ngibyo. Nge Semuhungu ukuntu twanamenyanye radio yitaba Imana, the legendary. Nabonye ari guposta kuri Snapchat utuvideo twe dusekeje, mfata screen record ndabipostinga. Abantu nyine urabimuzi Semungu nyine ukuntu yimereye n'umusazi. Reka mbigusigire wowe kabisa. Reka mbigusigire abo twaba babiri. Reka nigumire kabisa kubana. Ntabwo tuzakwerukaminga nugaruka muri LGBT zo gufata amafaranga. LGBT ABCDFG. Urachafite question za n'abantu me. No, nani Shafi. Abonye yanjye none nasha iki kintu cyawe ragakindya. Iki kintu cyawe ragakindya nshaka kuzakibaza Shafi. Urumva? Nshaka kuzakubaza iki kintu kuko urukumva ibintu byagiye kuriya mbere buri haruko nanjye burameze nk'umuntu mfitemo ukuntu meze mfitemo ibisazi mbere nabanje kutakwiyumvamo nyine nko barabatse yuwe nigati gatuye ati yaturukaye ariko none bakanabwira ko wiyemera wirata ariko nyuma nza gusanga ntari biryawe arantu bigeze kunyura gutya sanga ntari birya uri umuntu muzima. Urumva umugabo yase n'ubuhe hite ebyiri
Oya, no, bro, Winnie? shafarakoze kuva afite hit ebyiri. izo yaba afite zose shafarakoze. Dumba iyi industry imazemo igihe gito ntabwo wamenya uburejande bwanjye. You've been Dumba here for uracyari 15 mushyashya years. kasi ufite ibintu byinshi byo kwiga. Sawa nyine. Dumba, thank you so much. Thank you. Nani, Shafi, thank you big man. Oh, yo, bless up, man. Thank you God. Tofa. Muri aho ngaho Bakira interview yawe, man. nta kintu Christopher nta kintu uvugana n'umuntu ufite hit ebyiri. Then ndashaka kujoininga nanjye mbaze uyu mujya mu bibazo. Oya. Munyemvite. Dumba ntukafate underground ngo uze n'abastari. Thank you so much. Nyemvita uyu musano ubeshya imyaka ngiye mu kubita ibibazo, man. Genda mu cyumba Hano hari umuntu uri kumbwira ngo waretse ngo umuziki kuri uwo muyisilamu koko. No? haram. None se ibintu abantu bakora amafuti menshi nibo bakunda kugira inama abantu cyane. Warebye ibyawe, warebye life yawe, ugakora iby'ubisilamu bugutegeka. Nanjye nkamenya uko nimenyera ibyawe. Ngojya guteka. Ari kureba mu nkono yanjye iyo iri gushirira. Tawanye. Tofa nagaruke. Yo, bless up, mege, genda giye. Urakoze cyane. Uri stubborn ndabibonye. Christopher ntukazagirira abantu bananiwe, abantu bafite hit ebyiri mu bantu. Oya, urumva taturi hariya sinzi umuntu avuze ibintu byo kuzamura abana ngo nazamuye abandi. Dore nguyu, dore nuringi mba ndi kuzamura. By the way, mfite abantu benshi nagiye ngira uruhare mu muziki yabo. Nuko ahubwo ntakunda ku ama credits ngo bambwire ngo Shafi ndagusora. So nuko nakunda ama credits nkunda gukorera ibintu nyuma niba ari umuntu mfashije nyine nkamufasha we akana benefiting aho ikintu kiri cyaye. Ariko nyine nta kumvuga ntabwo numva ari ngombwa no kumishoninga amazina usibye nka Shafi nawe baje hano gucumbikisha no gukoresha imiziki no kwandikisha no kurya. Ubu ngubu uraza kuva aho ngaho ibiryo byashize kandi rasiyo irashira vuba. Boya dusigaye tujya mbere kugira ngo ataza kudusaba. Ikibazo bari baravuga kuri Shafi, abantu benshi bajya bakikubaza, bajya bavuga ko uri umuntu wiyemera. Ubivuga ntabwo ari bwumve ko abantu bavuga ko wiyemera. Ndabyumva kabisa. Ubivugaho iki? Ariko nta nubwo mbihakana. Bro, kubera iki se ntakwiyemera men? Like kwiyemera bitwaye iki? Kwiyemera nta kintu na kimwe bitwaye. Eka nsobanurira no point, sibyo? Kwiyemera bituma wibaha, kwiyemera bituma uvuga uti kwanza umuntu w'umunyarwanda wese agakwiye kuba yiyemera. You know, bagakwiye kuba ufite boundaries, ufite ahantu batarenga, bagakwiye kuba, and there's nothing wrong in kwiyemera, kwiyumva, urumva, upfa kutagira usuzugura. Ntabwo rero nta muntu nasuzuguye, nta muntu numva ndenze kurusha, ariko ngiwe gutya meze mba numva nta kibazo na kimwe mfitanye nanjye nubwo buryo niyemeramo. Okay, Christopher. Hari ukuntu twebwe nk'abafana tuba dufite freedom yo kuvuga yo guhanganisha abantu, cyangwa tukavuga ngo Chris ni uwa mbere cyangwa Alice ni uwa mbere cyangwa bla tuba dufite freedom yo kuvuga, yo kubagereranya uko tubishaka. Ese ubona nyine umusani umuhanzi kuvuga ko arenze hari ikibazo bivugamo? Nibyo ngibyo nyine ndi kuvuga kwiyemera ari ikintu dufite mu muco nyarwanda cyo gushaka gukundanga abantu ngo bari humble. Bro, kuba humble it doesn't mean kuba humble
ntago bivuze ko kuba uzi agaciro kawe, it doesn't mean ko wishyize hejuru y'abandi, right? Yes. Abanyarwanda rero bakunda umuntu wishyize hasi akajya munsi. No, like nyine dukunda abantu kuri levels zabo, you know, kandi ntukabe threatened na confidence z'undi muntu. Umva nkubwire, Buravan afite ukuntu yari afite confidence za danje, ariko ari na humble. Urumva Buravan man yarazaga ukabona ibintu byacitse, ariko nyine nubwo yiyumva ngo afite confidence, akaba ari umuntu uri humble, nyine muganira mukagira na conversation zimeze neza tu. So icyo ni ikintu cyo kwaprecier ku buryo nyine umuntu niba okay, njye ntabwo wenda mfite ubushobozi bwo kugenda mvuge ngo ndarenze ngo cyangwa ngo ndi uwa mbere cyangwa ngo ntabwo nkunda kwivugaho, ariko umuntu ubivuze nta nukunguka babyumva, kandi n'igihe akenshi bari byo men. Yeah. Ikibazo cyanjye nari nabashije Godfather nciramo, niki cyagukuye muri Kina Music? Nibwo bwa mbere ngira ngo umuntu akikubaza straight like that. No, narabyo. Urumva Kina Music twakoranye, Kina Music twasinye contrat twari dufitanye, yagombaga kuzajya imara imyaka 3, ariko igomba kuba renewable, ishobora kuvugururwa. Then imyaka 3 ya mbere irarangira, turavugurura indi 3, and then tumara ikindi gihe turi gukora noneho mu bintu bimeze nk'ubushuti na famille. Igihe kigeze rero numva birahagije, numva ibyo nakoranye n'abantu birahagije, ntago nari renewinze contract, ahubwo mbwira Clement ko nshaka kujya gutangira kwikorana. Kina Music nta kidasanzwe. Kina ngoye igihe wabaye muri Kina Music, hari hit wakoreyeyo? Iyihe? Nyinshi cyane. Actually nakoreyeyo album yose ya hit, iriho za iri joro, iriho za habona, iriho za ndabyemeye, iriho za uwo munsi, iriho abasitari, iriho nakoreyeyo amahit, mfite amahits menshi cyane nakoreyeyo. Abantu bajya bavuga ko impamvu bavuyeyo nuko bajyaga bashyira Knowless imbere, wowe bakakwihorera. Ibyo ngibyo nanjye ndabyumva, rega ari ibintu natwe twumva ukabyumvira rimwe n'abafana. Nanjye nagiye numva byinshi cyane bro. Biragoye ko abartiste babiri bavuga ngo ushyize imbere umwe kwanza ari mu artiste mukuru wabimekinze w'umukobwa, ku buryo ntabwo twabuze twari guhanganira iki, nta kintu cyari cyo guhanganira, ku buryo nta kintu cyari cyo guhanganira kabisa. Cyangwa se ubwo niyo bamushyira imbere se byari bari kumushyira imbere se bingana iki undi wa kabiri. Njyewe I believe muri music nkora cyane, ku buryo niyo washyira imbere umuntu nta kintu byantwara, kuko birangira music n'ubundi isobanutse tu. Ntabwo akundisha umuntu abantu badafite gahunda kumukunda. So kuva wava muri Kina Music, iyi si yo album ya mbere ukoze cyangwa nyuma yaho hari iyindi wari wakoze? Kuko nari nzi ko iyi ngiyi nyiva muri Kina Music muri 2017 nahise nsohora album yitwa Ijuru Rito. Iyi ngiyi ni ya kabiri nkoze kumvemo muri Kina Music. Nakoreye album imwe, and then mvuyeyo nkora indi, iyi ngiyi ni ya kabiri. none se ubona Dumba reka gomeze mbaze yakubajije ese Dumba ikankubaza izi numbers niko usanga zimera cyangwa ni izi numbers nyinshi? Abiterwa n'umuntu aje, wowe nabidanje binibya urazikwiye. Biterwa n'umuntu na brand yo kwinjira. The more the brand, the more the numbers. Okay. Urumva iyo uzanye umuntu adatwika cyane nk'ubu ngubu, katuvuge uvuyeho tukahita tuzana nka Shafa akava mu gikoni akaza aho ngaha, bihita bimanuka. Ubu ngubu ari koza imodoka hanze. Nawe yoza imodoka iyo ngiyo. Nuza ko
nuza ko Godfather arimo arakubaza umunyamakuru uramwihakana n'uyu Alice nawe yakubajije yakubaza hari umuntu yakubajije aho uzarongorera nabyo uvuga ko igihe ntago kiragera cyangwa uracyategereje. Do you have a girlfriend? Ufite girlfriend umukunzi? Niba utamufite ugiye kumwihakana nayo iyo bigeze igihe cyose ubigenza gute? undi kumutigita byahatari men. Ejo nagize anniversaire ntekereje ku undi kumutigita fo. Ejo nagize anniversaire ntekereza imyaka maze kugira navuga umugubo umugirlfriend ngomba kuba mufite kugira ngo azavemo na fiance avemo n'umugore anambyarira abana. Urumva narakererewe agahigo nkamereye kwa kundi uzina ndi gutigita kuri album. Ko ndi gutigita ku mukobwa. Uheruka girlfriend ryari? Imyaka 4. Imyaka 4 ishize nta wundi mukobwa wari wagire. Umaze imyaka 4 yeah. Umaze imyaka 4 udahuza imibiri. Donc iyo myaka kibazo ntabwo ari cyarumbajije. Bamwita Tofa. Uwo ni we Dumba ntabwo umaze imyaka 4 udafite girlfriend. Katuvuge iki kibazo cyanjye majije hanyuma ushatse kugisubiza byagenda gute? Baba nk'ugisubiza. Ariko muzgo mushaka urumva ndi no ku muhigo urashaka ko nza kwiteza abantu. Banyarwandakazi barundi ushobora kurongora umurundi kazi. Barundi kazi bavuga cyane. Oh la la. Urabakunda cyane. Abonetse na muri hano. Yeah. Aba umunyamurenge abanyamurenge bona abantu bandi cyane. Jewe ndi flexible apfa kuba ari umuntu akaba n'umukobwa. Abanyarwandakazi umuzungu kazi koze nshobora kuguha pasi y'umuzungu hano mu Québécoise. Bakebekwa bagira accent y'igifaransa iri bizarre ariko twari ibyabo. Banyarwandakazi barundi kazi banyamurenge kazi n'abanyamasisi murimo Christopher ari single and searching. Nuko siko mbivuze neza ra single and searching. Cyane kabisa. Nk'ubu haramutse havuyeho umukobwa hano akaza akavuga ati Christopher njyewe ndaje ndizanye wabigenza gute? Ariko nanone hari aho bigomba kubanza gushakama mukagomba kuza tukamenyana. We can spend some time together tukareba icyava muri kunyene sigo. Agomba kubaho isuzumwa. Waba nkaho kuzaniye umukobwa ukamusuzuma kakanya. Berega barahari ubu ngubu nkamuzamura ukamusuzuma. Ibyo bya bindi bitabera mu Rwanda. Dumba wareka tukavuga ku muziki. Dumba gerageza usuzume. Ukuntu icyo gice Dumba gikunda. Dumba ndashaka kumanaginga. Oya Christopher nesi porose si bisanzwe. Amalive yawe yose ewananja nkumva muri kubwira umukobwa ngo hindukira turebe ari gende ijisho ringa ku mana yanjye. Izo ni live nakoraga kuri Instagram narabiretse ibyo bintu ngiye ari inshuti yawe. Na Shafi ndabona uri kumwe nawe menya ibyayazanye. Makuru ya Medira tatangaje ndinde ukuyavuga. na mu buzima bwawe se ho ubuni nkunda The Ben cyane. Mu buzima bwawe na ahantu The Ben wahuriramo ko numvamo Meddy nkumvamo Bruce Melody. The Ben na ahantu aziramo mu miririmbire yawe cyane na comeback cyangwa icyo cyo cyose yaba ni no Ben rero icyo gihe ntago Ben ahubwo we ahantu yazi we yamfashije vuga ni mukuza kwanjye like muri breakthrough
n'umuntu wa making ashobora ya making ashobora ko akambira abantu niyo kuvugisha actually yaranyandikiye ari ukuntu Ben rero yandika agatandika n'ibintu byinshi kavuga ntabwo umustar quand même yaba free gutya nsidagamenye neza ararondogora bakita kurondogora. Ben rero yaramfashije cyane turi gukora breakthrough ari no akamfasha njyewe atari gufasha ngo lebo n'abagama. Yeah, so kambwira kuntu ibintu bigenda nigeze no gushaka ngo kubanza ngo kwiga arambwira ati wowe warasaze urajya kwiga se ngo uretse umuziki muri free time yawe uzajya ukora iki ubwo ndirimbo gusa iminota ingahe bikorane no ndumva nzamura muri Godfather iyi telefone ngiye kuyikoresha. Okay. yeah None se akabazo k'amatsiko nshishamo kanyaruka nayo umutego ugwemo Ben na Bruce Melody watwara nde? bro nje izi stuff sinjya nzitateninga nago nta number 1 gute na number 1 na artiste buri wese afite icyo akundirwa urumva na bose n'inshuti zanjye bombi number 1 gute man buri uzuko urabona ikadufata umwana X uzamutse ejo bundi ushobora gushaka ikintu arusha Christophe maze imyaka kumugana na Shafingo 60 ukakibona. So icyo kintu ntabwo nigeze nyitateninga ndabona narababwiye I don't think you should have done this kubera ko muri kwica amazina yanyu kandi n'ubundi bibazo gukora concert batabigize intambara n'ubundi ntago Bruce asanzwe yuza iriya ball wenyine Ben yuza wenyine. Bruce yaramunaniye hari muri covid sinayiririmbyemo se ntumwiteho n'umunyamategeko ataza kuzana amarangamutima ye. Ndumva nari ngifite ijambo nari nkibaza Christophe ikibazo cya nyuma se mubaze njye se ko mufite ntabwo nsika. Tofa ugira gutya abandi bahanzi niki nuwe mwihariko nk'umwana w'umusore nk'umujene urimo kwiyubaka tubona abantu benshi bafite inzozi zo kujya kwa mu mahanga abagira muri Amerika bagajyayo The Ben yaragiye aratoroka ufite abantu bose abakubanjirije bose bagiye muri Amerika baratoroka ndetse nabo mwaziye rimwe n'abari inyuma yawe. Social Mura yagiye mu Bubiligi ageze ashaka kubigana atorokera mu Budage agezeyo ajya gukora mu kabara mu kubita icupa agiye kwifuza atanze mituweli biba ngombwa ko bayanga ahita ataha. Wagize gutya Christophe nkubona muri Amerika tubona igihe kiragera urongeye ufunze imizigo yawe uratashye. Christophe niki kiri mu Rwanda cy'umwihariko cyatumye utajya gukora amafaranga muri Amerika nk'abandi bagenzi bawe bakubanjirije nakubarira nkagera mu bantu barenga 20 na bagiye bafata nk'uyu muziki bakawugira visa ibatwara bakambuka bacarira n'ura babona bagaba umutari bari muri ntabwo nakurondorera amazina abaje nyuma yawe abaje mbere yawe ntawagiye ngo agaruke byagenze bite niki nuwe mwihariko niki kiri special wabonye tugomba kiri mu rugo tugomba kugisiga ukavuga ngo nzasubira i Kigali nsubire i Nyamirambo ukagera muri Amerika ukagaruka? ubundi rero nje ndi patriotic cyane nkunda igihugu cyanjye. bimenyesha iki patriotic nkunda igihugu cyanjye. Umuntu uri patriotic ni umuntu ufite urukundo rw'igihugu. Okay. Kubera nsoma n'ibitabo byinshi by'umuco ibintu byinshi kuntu bimeze ariko iyo hari urwego ugeraho rwo gukunda igihugu ukagera ukagitekerereza ukavuga uti nk'ubu ngubu abantu bose bashaka kugenda ubu ngubu abantu bose babonye visa mu gihugu hasigara monde kandi noneho ahantu tuba dushaka kujya biriya bintu byakozwe n'abantu kandi natwe turi abandi. So rero I think this is the right time ko twumva tuba hano. Iyo umaze kumva ahantu ari mu rugo buriya kugira mu rugo ni ibintu bikomeye cyane no muri Bible uzarebe abantu badafite iwabo bataha bava muri no muri Israel bataha kugira mu rugo niyo mpamvu habaye urugamba rwo kubohora igihugu kugira ngo abantu bagire mu rugo. Ko rero ufite mu rugo ntumve ko ahantu nyine ufite uburenganzira ahantu uri connecté ahantu mu rugo nyine. So mba numva ntahava ahubwo ibiri hariya byiza bituma abantu bajya kwirukira nkumva
kucyo nshobora kubikoraho nje nabiza ndi muri Canada. Yeah, ariko nyine aho babimenye bakavuga ngo ntago azagaruka. No hari igihe bivuga ngo ntago azagaruka kandi bakabivuga noneho nageze mu Rwanda. So ntago nkunda kuba hanze, Imana ibimfashije impaye umugisha neza nkuko nawe usabye yawe umpera. Cyanyuma ntabwo ndi butinde. Kristo, ejo nabonye ikiganiro wakoze niba ari ibyakira niba ari ibya none, ariko I think ni vuba, uvuga ko uri single. Ibivuga ko ibyo byose n'ikikugarura mu rugo ari urukundo rwagusajije, ukundana n'uwo wowe wita ex cyangwa navuga ko batagikundana. Umukobwa w'umunyamakuru kuri televiziyo Rwanda Abera Martina, bivugwa ko mu bantu cyangwa muri twego tuvuga ko byarangiye mutagikundana, ariko amakuru agera ku Kasamutwe akambwira ko ahubwo ari bw'urukundo ruri kugurumana, ariko mwabyimye itangazamakuru, ariyo mpamvu wanze kumusiga inyuma, ariyo mpamvu utazibukira ngo musige inyuma Martina ko mukiri mu rukundo, aho mwashatse kwivana mu itangazamakuru, ariko urukundo rwanyu rukigurumana. Nibyo uracyakundana na Martina, umukozi wa RBA? Yaza ariko kibajijwe nabi. Waje akibaze gute? Baze nte ariko mbaze no tubikundana atambajije niba twarakundanye, niyo byagakwiye kuba byarahiye. gukundana mwarakundanye? Ariko oya ahubwo uya mukobwa mushobora kuba Christopher, mushobora kuba mutarakundanye ariko mwarakoze ibindi bintu. Barakundanye twakoze ama interviews. No. Barakundanye. Christopher, mwakundanye mbere yuko akundana n'uriya musore umwe wafunzwe agafungana na mugenzi we, amakuru bakwanya afite, agakundana na mugenzi we, umukobwa yabasuye akagwa mu nzu, umwana w'umusirikari. So gukundana na Martina mwarakundanye, urukumva kuba mwarakundanye n'igihe wazaga muri Amerika. Wenda ntabwo mbihamye 100%. Nibyo biganira ariko nabyo yabitubwira ibyo baganiye. Ariko ariko numpakanira nka nyirubwite ndaza kubyakira tubyite rumors, ariko ku makuru yariho kashe nuko wari muri relationship n'uriya mukobwa. Erega kuba byaravuzwe ibyo ngibyo ndabyemera. Hanyuma I think n'impamvu byavuzwe nabyo nshobora kuzemeramo, ariko ntabwo ngiye nigeze njya muri relation n'uriya mwana w'umukobwa. Ntabwo nigeze njya muri relation. Chris, karibu ku mihanda. Imihanda ngiye nyihoraho njyewe hari ukuntu rero nyanshishika abantu bakagira ngo nshobora kuba offended cyangwa ngo nuko ndi unbothered. Ibintu nk'ibyo babivuze ntabwo njya kwisobanura, cyitse ngo gutya muri n'umuntu akabizanaho we can talk about it, ariko it doesn't mean ko mba offended ngo mvuge ngo numve nabuze abamwirwa. No, ntabwo twakundanye hano basaza ngo barakundanye. No. Mbwira Kristo, mbwira Shafi mu magambo abiri. Shafi ni muntu ki kuri wowe? Shafi ni umuntu nabanje gupinga, ariko ngiza gusanga ari umwana mwiza, ntari birye. Shafi niza kubona mwarahuje, ni umwana mwiza. Shafi mu magambo abiri, Shafi ni muntu ki uramutse umubwiye abantu? Ndumva urakoze, ntabwo nongera kubaza. Ikibazo nyuma. Shafi turapingana ariko ni inshuti yanjye. Kuntu ateye rero ni akomana bro. Baga kibagereka kugisigiramo nta kinyabaga. So ni inshuti yanjye. Ni inshuti yanjye cyane ku buryo byarenze n'inshuti, kajya no muri famille. Umuntu uvugana na mama we, nabavugana n'aba siblings banje, ni byarenze bisanzwe. Hanyuma rero nyine akaba muri industry buriya dufite kuntu Shafi phone yanjye kuzima genuzanire charge. Umukozi wawe muri industry nakubwiye, niyo mpamvu nicyo kibazo cyo gucumbika wajya urentinga. Uretse gato Shafi bari kumwe. Shafi yacumbitse kwa Kristo. Shafi nkubaza akantu niba ntacyo bitwaye. Shafi acumbitse kwa Christopher ntabwo afite aharara. Oya, ntabwo yahabura. Arara mu ntebe. Christopher twereka intebe Shafi araramo.
hano dufite ibyumba bihagije ntago abashyitsi barara ku ntebe. ufite igitanda wamugeneye? Erega ntago ari kuba hano ni ukubera ko ari mu cyumba ni ukubera ko ari hano nyine ubu ngubu ari mafite studio n'ibikiso arahakorera, akaba Chrétien nawe ukora amavideo, ni nawe wakoze Serera nawe bari hano. So hari ukuntu rero mu buryo umwe cyangwa ubundi nyine abagomba kuza hano kenshi, umva ngo badashaka kubaza ngo ikibazo. Wagwan. Shafi, iyo ntebe ya Christopher nayiryamyemo irahanda. Fo. Hari n'ukuntu ajya negamo utuntu tw'udukwasi. Shafi. Yo. What's up? Wagwan. Yo, he's Godfather. How are you doing? I'm doing good, bro. Mezivit. Meze fresh. Godfather atamanye ruzungu Burundi. Kasia buroro. Ikibazo ari. Ni ikibazo. Shafi. First of all, grazie Musa. Pole sana kabisa. Pole sana. Ya ntabwo bibaho komera cyane uri umuntu w'umugabo. Life man. Ni ibintu biza gusa. Rero mu Rwanda aka music industry kacu kameze neza, umubano hagati y'abahanzi ni ibintu byiza usibye nka cya Shafi. ariko abandi twese tubanye neza. Uhamagara umuntu ngo yo nakoze indirimbo I think wagwamo fresh agateza mutwe nka Kivumbi nago umuntu twahuye kenshi. Nabaga mu mfite indirimbo baseles ahitaza tubara arakora. So nago bigoye tunaga ari bigoye. Buriya ushobora kuba wakoranye indirimbo na Kivumbi mutarahura nk'inshuro nk'eshatu. Eshatu nago zigezemo. Oh really? Bwa mbere nahujwe nawe na Gael. Coach Gael. Bakabidurira nko muri campaign. Bakabidurira nawe. Ndigushimira umuntu ugwaye gift. Sorry. Okay. So muhura nawe muri campaign. Hari ukuntu campaign yatangiye muri Canada buriya naje isa ngiye kurangira kubyo nasanze asubira ama sites ngangahe. Tubwaga gatatu rero duhura nyine yaraje hano kukodinga. So Okay. Nago bisaba gushika burenze bisaba ahubwo kuba abantu eka ngwe mu rugero. Nari ndikuvugana na Logan John injoro. Wese twakoze ikintu namwe yo yes do it. You know like nabirenze man. Umuntu afite talent. Iyo abantu bafite talent bashaka no gukorana kugira ngo ari cyabamo. Ndakwinginze Christopher, niba ugiye gukorana na Logan Joe mureke akora ibintu bye ugwemo mu bintu bye. Nge ndi flexible. No givya kubera ndabizi ibintu bya Logan Joe ino minsi biri trend cyane. Oya ntabwo namukura ahantu ari actually anyways sinzi niba ari sawa ko bivuze ariko nzagerageza njye iwe turebe icyaba ujye muri we instead of kugusanga. Ikibazo cya nyuma noneho nk'umufana ndumva ntunyice nabajije byinshi. Wowe Christopher na Bruce Melody buriya hari ukuntu mbafata nk'impanga kuko muri mu bantu baziye rimwe kandi nimwe mukiri active cyane. Ese birashoboka yuko twazabona collab yanyu? Actually se ko nakize kubika ibanga niba ariko ko naherutse muri interview. Usigaye bitahanze bitahanze. So njyewe na Bruce ahubwo turi gupanga gukora EP. So ntabwo nari namenye exactement ngo hazaba ari iki kuko nawe yabaye busy mu bintu bye nanjye actually ibintu twabipanze kuva last year. Oh my god. Ariko nta nyine yadukinira Bruce nawe muri studio ari quick cyane. Hari akantu ariko babigenza nyine vuba mubone biraje to.
This is a breaking news. Dumba. Nice. A breaking news. Okay. Oh Wow. my god. Ahubwo Dumba ugomba kumpa akazi nkajya nkoresha interview. urabizi pe Urakabonye. Nigumira hano simpanuke. Nushaka wagume nta kibazo. Ni ukuri. Thank you so much. Tofa ningira ikindi kibazo ndaza gusaba umwanya. ngenda hari kabisa Sawa. Godfather. Yo, Bimeze gute? salama bimeze bite Uje kubaza Christopher nawe? bite mune sawa noneho Christopher naramukundaga ariko muri iminsi sigaye mwanga kubera impamvu imwe imbanje kugusuhuza hari umushuti wanjye Christopher ni umufana kuva kera kuva kuri iri joro wari bari indirimbo ze zose za mbere safe longtemps kabisa ndibuka noneho sinzi ukuntu nari yishizemo kera 2010 na kangahe 12 niba sinzi ukuntu nari imagine ko Christopher ari uw'imuhanga so uko indirimbo yasohoga numvaga ko ntumbaza impamvu indirimbo ze zose numvaga ko ari uw'imuhanga ntumbaza uko byanjemo so ndi umufana wawe safe longtemps kabisa ariko muri iyi minsi indirimbo urumva izina ryawe rya Muneza I have my friend umutipe noneho isize mpamvu abatipe ba Muneza bose bari ababogare so hari umutipe w'inshuti yanjye bita Muneza no ariko sinzi mpamvu abantu bavuga ko umuhungu ari mwiza abantu bakuva ko sindi umutinganye bwo ntavuga kuri mwiza wumva abahungu beza babaho niyo mpamvu reba nihisha afite agasura kabi mu buzima so here's the thing umuje no mushitanye bita Muneza rero muri izi ntambara zarakujya muri Kongo ejo bundi I think yari majoro yagize gutya ziramuhitana so iyo mbonye Muneza rero iyo mbonye Muneza nuko ngayo nguko nta kundi kukwanga pole kabisa so uri umuhanga hari igihe cyageze indirimbo zawe ziri igihe zihumuriza imitima y'abantu abakundana bashyira igorora n'ibindi so the first of all ni indabo zawe nubwo utazisabye nka wa muhungu wa Dumba indabo zawe so mune Dumba navuganye n'ababwira ko ufite EP which is okay I ufite ibyo uri kugira turahari to byamamaze so the thing is ufite ibibazo bibiri ngiye bitandukanye ibihangano n'ibijya hanze turakoma induru abanyarwanda babibona abanyamahanga babyumve biri hanze ngo tuvuze induru turayivuza Biri hanze twavuze tuvuza album yose twayumvisha. tugomba kuyibona ntabwo irangira ngo ningera ahubwo turafatiraho ariko tugiye kuyihiga tu mune uri umuhanga bro uri umuhanga ufite ibibazo uzamutse uri gukomoza kuri Bruce ariwe nshaka guheraho mune hari igihe cyageze umuziki wumva urawuzinutswe wawuvamo yego wigeze ugira depression kubera uyu muziki oya waba warageze ahantu wumva uyu muziki wawuvamo cyangwa ubizinutswe byose bikaba bishobora kugushyiraho byashyize abandi twagiye tubona bagwa hasi bakarambarara ariko ukegurwa cyangwa ukazahurwa na famiye ukomokamo wow kiri ko bisobanuraho cyangwa wasobanuraho iki ngiki cyanyuma iki cyanyuma nari maze kwikomozaho ko buriya brother wanje mutoya Katia he owns Unico maze gukorana n'abartiste benshi so kuva kuri Nibido kugeza ubu ngubu n'amatiza yose mwabonye ya album ibintu byose biri visuel byose n'ibitabo n'umwana wanjye tuvi nimwe neza then n'abashiki banjye mfite n'undi ukora fashion imyenda myinshi aba Vixen niba wayikoze and then nka lockdown irangira twagize n'ibyago gushana n'umubyeyi akazi kanjye gasa nk'akahagaze namaze iminsi ntari gukora was broke then turi gushutinga Mikasa amafaranga yose twakoresheje ni mu sister wanjye yampaye
donc je famille yanjye iramfasha cyane kandi usibye nabo n'abakazins banjye ngewe mfite famille iri supportive kandi bamporaho buri gihe tu so iki kintu navuze byarabaye kandi famille irabikora ariko si yo yonyine hari n'inshuti za hafi byaba element n'abantu bafite ikintu kinini bakoze kuri ku muziki wanjye Bernard Bagenzi ari abantu benshi cyane ndike gukora liste naza kugira unsiga kabara ariko hari umwe mu bahanzi bacu cyangwa muri abahanzi bari bakomeje wagerageje cyangwa wabigizemo uruhare mu kongera kuza ntabwo mvuga ko wari waguye completely ahubwo wagerageje kongera kuza kugufata akaboko kugira ngo wongere kuza muri comeback sinza kubyita comeback ko ntabwo Christopher wigeze singiye gukoresha ntabwo ngiye nanyo gukoresha ngo kutuvamo ntabwo wigeze uturekura completely bugende burundu ahubwo reka Christopher byivuge ariko se arabivuga gute ko ngiye mfite abantu nikwerekeza wakwanganya nk'abazi kibazo cyanjye tumba reka nyibaze mu buryo nshaka nanjye Christopher nari nshoje kuko mfite amakuru yuko Christopher impamvu ndi kubaza gutya Christopher ahantu dumba ndashaka kuza kugira ngo n'abagukurikiye n'uyu mutumirwa tuzaniye naragushimira by the way babyumve amakuru yangezeho Christopher ahantu yageze music acika intege completely ariko ntibyamugendekera nkuko byagendekeye abandi amakuru mfite nuko yabifashijwemo first of all yabifashijwemo nuko ari umusore uva mu muryango ufite ndangagaciro ibyo ngibyo bituma atisanga muri ibyo ngibyo kubera umuryango icyo ni kimwe ikindi cya kabiri abajene baramwegera ubwo araza kumbwira amazina yabo baramwegera dumba bamusanga ntungo yaratwinyamirambo basa nkaho barwana nawe kumubwira ko atagomba kugwa hanyuma Christopher arongera arahaguruka nguyu so rero ibi rero nicyo kintu nashaka kugira ngo mbaze ayo niyo makuru ufite ariko nyirubwite urumva impamvu ndi kumubaza nshatse kugira ngo tunabimenye ni ukugira ngo ababimbwiye cyangwa aho navanye amakuru ababigizemo uruhare bahindabo zabo bazikwiye cyangwa niba Christopher izindi kuzimo hano naha iki kintu dumba sinzi niba rukizi ariko kumva ko Christopher yaguye aho kugira ngo yihebe iyo depression mukubite disappointed abantu bamu disappointed muri uyu muziki bimukubite hasi ko twagiye tubona bagenzi be we ibyo ngibyo bitewe n'uburera afite n'indangagaciro ze bigatuma atsinda icyo kintu akongera akagaruka atarigeze yandavura amakuru ni menshi uzi ko yanjye bavuga ngo Kina Music yari yaramuzimije ibyo ntabwo nashatse kujyayo navuye naje nyuma yaho ibyiwe no kuva muri Kina Music naje nyuma naje hino cyane kuko ntabwo nashatse gusubira iyo hirya arabisobanura ko ari hano arabisobanura ariko ku makuru mfite nuko nzi ko bajya ko senda hishi ko nubundi iyo ngize ibanga iminota 2 minongera nkabyibagirwa bivugwa ko Christopher bivugwa ko wari waraguye completely byanze ariko umuntu bita Bruce Melody we na Element bikaba ngombwa ko aribo baje kugushaka baravuga ati ntabwo tukuri kura ngo gwe hasi baraza indirimbo Bruce Melody akwandikira indirimbo akaza kugushaka bikagira naho warazinutswe zijugunya hanze ukabyanga ariko end of the day bikarangira urugendo wongeye kurugara ko bikagenda uko so nabo bantu babiri nashaka kuvugaho nibyo bagize uruhare mu kongera kuvuga ngo vayo ntabwo twemera kugwa hasi murakoze iki kibazo ni cyiza cyane hari umuntu umwe utavuze nawe bigizemo uruhare runini cyane actually babiri umuntu witwa Bagenzi Bernard byarabaye bro narizi ko babesha byarabaye man yambwiye ko byagenze yewe nyuma urumva twarwaje mama igihe kirekire mama diabetike nyuma kwitaba Imana kwa mama rero ariko urumva mu gihe cyo kuremba ariko umuntu kujya kureba mama wawe ubibona neza ko atazakira ubizi stages zose yari umuntu usoma amakuru byageze ahantu nyine ubibona ko nyine ari she was dying ubwo rero mva muri mood nazanya muri studio ngo biri no kunsakuriza indirimbo ya nyuma nakoze mama taramera nabi ni indirimbo nakoreye Lil G yitwa Like a Queen ariko Lil G yaje kunsaba collabo nyumvisha akaririmbo ke sinagakunda nambwira actually kugira ngo dukorane indirimbo birasaba ko ari ngiye uyandika nkayikora ngikinisho dukorana na Mad Beats nuko nyuma rero bitangira kugenda mbere ukuntu nkora indi ndirimbo yitwa Breathe nafatiranya akamutu turi kwa Boba nyumvishije beat ituyikora nyuma rero biranga numva ntago nshaka gukora music
umuntu yitwa Bruce rero akambwira ati man ugomba gusohora indirimbo, mbwira ntago nshaka gusohora indirimbo, ngo ugomba kuyisohora. Icyo gihe afite Katerina ikiri nshyashya. Unfortunately nta ndirimbo twakoze ngibe successful, ariko nyine icyo gihe ariko nyine n'umuntu nyine wabaga ari kubuza hamwe bro ndashaka ngiye guhangana kandi n'uwo nshaka guhangana nawe. Nuko yakubwira Bruce nyine afite kunara aggressive, ni ari kugusupportinga, ari kuvuga ati ndashaka kugusupportinga kugira ngo turwane. Ambya bro ngiye kwirwana na kabisa na byo numvaga nshaka gufata nkabanza nkongera nka feeling music, kandi kuko icyo gihe narabananiye dukora indirimbo sinanazikunda, bako numva byari bimeze nko kunsunika na made beats bivaho na Bernard bishyiramo ibivu nyinshi cyane, azambwira mbabarira tugende tujye muri studio. Noneho rero atanga no gusoka utuntu kutu article tuvuga kuntu Christopher yazimye, kuntu bitazasubirana n'ibiki, ariko ngira kumva turi gusoka nkumva nitubi, nkumva nafata gitari nkumva nahimba ibintu, nkumva abantu guhangana nabo ntago bigoye tu. Harakarimbo kasotse kabi cyane kandi umuhanzi nashaka kuvugaho, baragahipinga ndavuga kamera ntago ibintu byabigeze hano ndavuga mbwira Bernard ndambwira ni I think no ndi tayari kujya muri studio. Ahita ajya kuvugana na Nopja kugira ngo element twone ntarahura nawe, kuvugana na Nopja panga saduha aradufasha cyane. Abantu bro muri Christopher gift mukomeze muzimuhe, ibi nibyo mba nshaka, gift ziba zikwiye abantu nk'abo. Element nyene ntarahura nawe, ariko nyine Nopja turahura turaganira. Nopja nawe arambwira ati niba ugiye kongera kujya muri studio, urumva ariko byabaye viral, abantu bose bari babizi ko nanze kujya muri studio. Hari ukuntu rero nigirira abafana cyane cyane b'abahanzi, bahanzi rero bakaziga amagara tuba bari kweri ushaka kuntu bigenda wapi atari kuzi kuntu abahahiye no, ariko nta mood. So njya kwa element karaza araga piti kafite ibinyabupfura byinshi, karaza ducaying indirimbo imwe. Christopher buretse gatoya ngutuye element buno munsi, icyo kinyabupfura urimo uravuga shwida. Element cyane inshuti yanjye nuko ahubwo okay eka turaza kubigeraho. Okay. Element arazana ibinyabupfura byinshi, ariko ndabanza mubwira defonge ngira muri studio ambwira bro sinyamfa kunyurwa, ibi kintu cyo kigomba kuba cyiza kandi cyane, so ari cyiza cyane nibwo biba byaje kuri defa, ariko ari cyiza gusa so nari kumbwira excellence bigomba kuza mu bintu. Ambwira ati nanjye niko nkora, nyereka production y'ukuntu abantu bagiye gukorana nabo, ukuntu byagiye bigenda. So kigiye dukora mikasa, ariko no dukora mikasa Bernard afite ubwoba, ari kumbwira ko ari kumbwira ati sasa rero comeback sharo kuba kubera indirimbo imwe cyangwa ebyiri cyangwa album ebyiri, atari kubifite abantu